urumva ujyaho umuntu ndagiye mwanditseho ikintu cyanjyanye ngo akundi wagicucu cy'umugabo ni gute ufata imitungo ukajya kuyandika kuri nyoko aho ubera n'ikigo n'ikirimarima injiji gusa y'umugabo urafata imitungo ukajya kuyandika kuri nyoko kubera ko habaye iki warangiza ukazanga widegembya wirega ngo wafashe imitungo ngo yandika kuri nyoko none yayiriye uraza untese seme uravuga iki yakuze ko nawe ucamo kabiri wanciyemo kabiri nanye hagucamo kabiri uri igicucu inyuma y'ibindi byose nta soni uraza kunturumije inyanyoko we na nyoko mugene muvugana ibyo muvugana ubundi uzahanga tuvugana ibyanjye nawe uzanga nta jambo nyoko ririmo nta soni ngo agahungu kayiriye hakuruga ubundi kamudusenga Imana imfate itagufasha se wakora iki nabakubitira icyarimwe mwese bakabahambira icyarimwe wowe ni tugicucu mbese uri igicucu kuva kwa mbere kujya kuwa mbere wundi wowe ubera ikigoryi noneho ni ugufata umuntu mubana mu nzu musangira ugusasira nanjye nkirwanga mpenye mu ntuze ngo nagutekeye ngo kumesera ubundi bugoreye ibiki n'ibiki byose nawe uri kujya gufata ibintu nyoko ubuse ntabwo ufite abana batatu ntabwo se biriwe n'agasore ntufite abana wahize ngo ntabwo ufite icyizere cy'umugore ariko sha umuntu mubyaranye gatatu mubana mu rugo ufashe ibintu byose ugiye kubyandika kuri nyoko kwa kutizeye umugore wawe ariko ruga